yego ni byiza kujya out mugasohoka n'inshuti n'umuryango, abafite abakunzi bagasohoka ni byiza, ariko noneho bigakorwa mu buryo bwateguwe. So dukomeza rero no ku kindi kintu cya kane utagomba gukora ku munsi wa Saint Valentin. Tuvuga ku bijyanye n'ubuzima, health, tuvuga ku bijyanye na diet, imirire, kandi nanone tuvuga ku bijyanye n'amafaranga, of course, living life skills, ubumenyi ngiro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hello my people, welcome back to Sari Facts TV. Nongeye kubasubiza aho muherereye hose hirya no hino hagiye hatandukanye, bifuriza ishya n'ihirwe mu bikorwa byanyu byose muba muri gukora. So uyu munsi rero twakomeje no mu tuntu n'utundi, bwashize ko twabwiye ko tuzaza muri part 2 aho tuzaganira ku bijyanye n'ibyo tugomba gukora, ibyo tutagomba gukora kuri Saint Valentin. So nizere ko aho uri hose ugiye gukurikira iyi video kuva itangiye kugeza irangiye, maze tukarebera hamwe uburyo tugomba kwitwara cyangwa imyitwarire tugomba kugira muri rusange kuri uyu munsi wa Saint Valentin. So ikintu cya mbere rero nababwira nshuti zanjye, rubyiruko, aho muherereye hose, kuri uyu munsi si umunsi wo kugaragara uko utari. Ntabwo ari umunsi wo gutuma wowe wishyira hejuru cyangwa wishyira ku rundi rwego, urwego utariho. Ibi bintu tugiye kubivuga tubihuza na ya parite yacu ya money mindset, cyangwa kumenya uko tugomba gukoresha amafaranga yacu. So nibutsa rero ko urukundo cyangwa kugaragaza urukundo si competition, nta gucuranwa kuba kurimo, ahubwo wowe icyo ugomba gukora, ntabwo ugomba gukoresha amafaranga menshi ngo werekane kuri hejuru y'abandi. Ugomba gukora ibyo wapanze, no mu gihe utabipanze it's okay utabikoze, kuko ntabwo byari biri muri budget yawe. Niyo mpamvu ugomba gukora nyine ibintu biri muri budget yawe, kandi ikindi ntabwo ugomba gukora ibyo udashoboye kubera pressure ya social media. Kuba kuri social media kanaka yahaye undi gift, bamuhaye imodoka, bamuhaye telefone iPhone 17 Pro Max, bamuhaye iPhone 14 Pro Max, ntabwo bigomba kugushyira kuri pressure wumve ko nyine nawe ariyo standard cyangwa ariyo gift wakabaye utanga. So icyo kintu rero tugomba kucyavoidinga, ahubwo tukaba ku rwego nyine, ku rwego rwacu, kuri standard zacu, sibyo twavoidinga nyine ku impressing abandi. Icyo kintu twakivuzeho kuri money mindset part 1, part 2 turi kuvuga ko tutagomba gukoresha amafaranga yacu twimpressinga cyangwa dushimisha abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ahubwo tugomba kujya dukora ibintu twateganyije kandi twateguye. Kwihuta cyane ku kindi kintu cya kabiri utagomba gukora kuri Saint Valentin, ntukagure impano udafitiye bishi, sibyo? Yego gutanga impano ni byiza guha umuntu gift irashimisha, gutanga birashimisha, aho usanga benshi bagura amatelefone ahenze, impano batari barateganyije cyangwa ibintu batari bakeneye, ugasanga n'umuntu umuhaye gift ariko n'ubundi umuhaye gift atarakeneye. So ni ngombwa ko mbere yuko utanga impano ubanza no kubaza umuntu, okay, gift ni nziza, kuba ari surprise ni byiza, ariko ukabanza nyine ukaneka umuntu ugiye guha gift se n'ubundi akeneye iki, aho kugira ngo ujye kugura 17 Pro Max kandi n'ubundi asanzwe ayifite. Ahubwo ni ukugira ngo ujye ubasha nyine kugura gift ijyanye n'icyo umuntu ashaka. Iyi parite tuzayivugaho, usanga abantu nyine bamuha amagift ariko ugasanga ibyo bintu n'ubundi bamuhaye ni bya bintu yari akeneye. Tuzaba turi kwibaza ese gutanga gift ugomba kubanza kubibaza cyangwa nyine ugura ibyo ubonye ubundi ukajyana. So ni byiza, ntekereza ku giti cyanjye ko ni byiza nyine kubanza wenda kubaza, ariko tuzagira topic ukwayo mu tuntu n'utundi tubiganireho. So dukomeza babwira ko niba udafitiye impano runaka ubushobozi, iyo mpano yireke, kuko twamaze kubona ko mu gice cya mbere kuri Saint Valentin icy'ingenzi ni umutima, imico cyangwa imyitwarire, behavior watanganye ya gift, nicyo icy'ingenzi si byo watanze, ahubwo wowe umutima wari ufite utanga cya kintu, kaba gato kaba kanini, kuko nta mpano, twamaze kubona ko nta mpano iba nto, ahubwo umutima wayitanganye nicyo cy'ingenzi. So dukomeza ku kindi kintu cya gatatu, ntukishyure ibintu bidafite agaciro nyakuri. Inshuro nyinshi usanga kuri Saint Valentin ibintu biba byahenze, price zazamutse, ahantu mu maresitora ibiryo byahenze, mu mahoteli ibiciro babihinduye, byazamutse, ama package dupakingamo amagift afite ama brand agiye atandukanye, ugasanga ibintu nyine byahenze. Mu by'ukuri
ntukishyure nyine izina ry'uwo munsi ngo uhendwe, ahubwo wakabaye unanabikora ukabitegura ahubwo mbere, iyo gift ukayigura mbere, hantu ukahabizavinga mbere kurusha uko wabikora kuri uwo munsi nyirizina, kuko buriya kubukinga mbere ibintu price nyine igiciro kiragabanyuka niyo mpamvu nyine tugomba gupanga ibintu tuzakora mbere yo kubikora. Buriya nibyo byiza kubera ko iyo uhise ufatiraho usanga uri kwishyura nyine agaciro k'uwo munsi aho usanga ibiciro biba byahenze babihanitse byazamutse. So nabakonseya rero kutishyura nyine agaciro k'uwo munsi ahubwo ukabipanga mbere. Yego ni byiza kujya out mugasohoka n'inshuti n'umuryango, abafite abakunzi bagasohoka ni byiza, ariko noneho bigakorwa mu buryo bwateguwe. So dukomeza rero no ku kindi kintu cya kane utagomba gukora ku munsi wa Saint Valentin. Ntugakoreshe Saint Valentin nk'urwitwazo rwo kuryoha utabishoboye. Cyane cyane usanga urubyiruko uwo munsi ari wa munsi banywa inzoga zidasanzwe, basohoka cyane, ugatanga amafaranga utayateganyije, mu by'ukuri ugasanga biri kugukenesha cyangwa uri gutakaza amafaranga atari ngombwa, nanone nyuma bikaganisha ku kwicuza, ugasanga uri kwicuza ukavuga ati uyu munsi kubera iki kuri uyu munsi naspendinze amafaranga menshi, byagenze gute? Ugasanga nyine uri kwicuza, ugasanga wishimishije, yego ni byiza, ariko wishimishije birenze ubushobozi bwawe. So ni byiza rero ko ari umunsi nyine ugomba kuba wapanze, ukavuga ati niba n'izo nzoga, kubera ko nyine twamaze kubona ko ku munsi wa Saint Valentin nibwo urubyiruko rwasohotse cyane, nibwo usanga muri club hehe hose abantu buzuye, ugasanga ukoze n'ibyo utateganyije gukora kuri uwo munsi, aho usanga bamwe bicuza n'ingaruka zavuye muri icyo gikorwa. Cyane cyane nko mu Rwanda cyangwa hirya no hino usanga bavuga ko kuri uwo munsi aribwo haba amabara mu rubyiruko adasanzwe. So niyo mpamvu rero ugomba kubanza gutekereza Saint Valentin ntuyigire urwitwazo rw'ibyo uri gukora, kuko nyuma nujya kota ingaruka uzazota wenyine. So niyo mpamvu rero hagomba kubaho nyine kwifata mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kugira ngo utazasanga uri kwicuza cyangwa bikuzaniye izindi ngaruka zitari ngombwa mu buzima bwawe. So ikindi kintu ntugashyire cyane cyane ikintu cya gatanu tugiye kukibwira abantu bafite abakunzi, ntugashyire umukunzi wawe ku gitutu ku bijyanye n'amafaranga ku munsi wa Saint Valentin, kubera ko usanga abantu benshi kuri Saint Valentin basaba impano abakunzi babo batari bafite ubushobozi, cyangwa iyo yaguhaye ukayigaya ukavuga ati okay, ntabwo wakabaye umpereza iyi gift, ukagira ngo niho nyine ubuzima burangiriye. Iminsi iracyakomeje, muracyafite urugendo rurerure, muracyafite byinshi byo gukora. Niyo mpamvu rero urukundo kandi nanone ntabwo rugaragarira mu gaciro k'ibintu, sibyo? Urukundo si igiciro, ahubwo rugaragarira ko kubwo yanagutekerejeho no kukwitaho ubwabyo bwa urukundo. So ntutekereze ko nyine urukundo umuntu agukunda rwagaragariye mu giciro cy'impano yaguhaye kuri Saint Valentin. Oya, ntabwo ariho bigaragarira. Ako ni akantu tugomba kumenya, kandi tukamenya nyine ko urukundo umuntu agukunda rutagaragarira mu mafaranga cyangwa mu ngano y'ibyo yaguhaye. Dukomeza ku kindi kintu cya gatandatu utagomba gukora kuri Saint Valentin, ntukibagirwe ejo hazaza hawe kubera umunsi umwe. Abantu bamwe cyangwa abantu benshi usanga bakoresha nk'amafaranga y'ubukode. Imagine amafaranga ari kuzishyura landlord, wayasohotsemo wagiye kuyaryohamo ngo nuko ari kuri Saint Valentin, kubera izina gusa ukagenda ugaspendinga ayo mafaranga. Usanga benshi bakoresha amafaranga yo kwiga nka Minerval rwose akayirya, ati uyu munsi ari kuri Saint Valentin nishimishije ninejeje n'inshuti zanjye, Minerval nayiriye. Ibyo bintu tugomba kugira gute kubireka. Ikindi kintu ugasanga umuntu yafashe amafaranga yashize muri saving. Okay, you may save for Saint Valentin, ariko nyine si ngombwa ko ya mafaranga yose wamaze igihe cyose uzigama uyafata ukayakoresha uwo munsi umwe gusa, kugira ngo wumve nyine kuri standard z'abandi, maze ubundi ukazasigara wicuza ati byagenze bite aya mafaranga, byagenze gute? So mbabwira rero ko uwo munsi umwe ntugomba gusenya gahunda yawe yose, kuko ufite budget, ufite ukuntu ibintu wabipanze, cyane ko Saint Valentin iba hagati mu kwezi tariki 14, bivuze ko uba ugifite byinshi byo gukora nyuma ya tariki 14. So niyo mpamvu rero uwo munsi utagomba gusenya gahunda
yawe yose cyangwa yangirize bije yawe yose. Ahubwo wowe icyo nakugiraho inama cyangwa nagukonseya ni uko wapanga mbere ho kuri Saint Valentin, twavuga bizagenda gutya nka byo twavuze haruguru, ukanabukinga ibyo bukinga hakiri kare kugira ngo wa munsi utazagira n'ibiciro byazamutse ugasanga uri gutakaza amafaranga menshi cyane. So nsoza mbabwira ko kuri Saint Valentin ntabwo ari umunsi wo kwerekana nyine ko ufite amafaranga cyangwa urenze abandi bantu, ahubwo ni umunsi wo kwerekana umutima mwiza ufite, ubwitange, kubaha abantu, kubazirikana, kubakunda. Ni uwo munsi, ntabwo ari umunsi wo kwerekana ubushobozi ufite. So niba uzi aho ugarukira uzishimisha, ntabwo uzicuza. So ugomba rero kwimenya wowe ubwawe ati limite ni izi ngizi, ukamenya ngo ndishima kugeza kuri iki kigero, hanyuma kugira ngo wavoidinge bya bintu bizaza nyuma bituma wicuza. Tubihuza rero na cya gice cyacu cya money mindset, bivuze ko nyine kumenya aho amafaranga yawe ajya ni byiza kuko uba uzi n'ahava. Kuko kubona amafaranga muri iyi minsi biragoye, rero impamvu no mu gihe ugiye kuyasohora ugomba kumenya ngo agiye he, ese kandi ahantu agiye mfitemo izihe nyungu. Ibyishimo by'umunsi umwe ntabwo ari byo bigiye gutuma ubuzima bwawe bwose bujya mu kangaratete, sibyo? Niyo mpamvu nyine tugomba kuba abantu bari smart mu buryo bwose, ugatekereza biragenda gutyo. Ibyo nibyo nari mbafitiye uyu munsi byo kubagezaho. Ibyo bintu 6 ubisirikane, ubishyire mu mutwe, wumve nyine ko ugomba kubyirinda ku munsi wa Saint Valentin. So murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha aho muherereye hose, ndabakunda cyane. Bye bye.